Reka turebere hamwe ibyiza bya ultrasound. Ni kuri Gilbert Media tuha ikaze. Your life, your experience. Ubuzima bwawe niba ukubera amateka meza yawe y'ejo hazaza. Gilbert Media tuha is your choice. Ultrasound ntabwo ikoresha imirasire yangiza. Ni uburyo butarimo imirasire nka X-rays, gamma rays cyangwa indi mirasire y'urumuri yangiza, bityo nta ngaruka mbi igira ku murwayi. Itanga amashusho vuba. Ultrasound itanga amashusho mu gihe nyacyo, ikorohereza umuganga kubona amakuru yihuse. Ibikorwa mu buryo butababaza umurwayi. Ikorerwa inyuma y'umubiri, nta kubaga kubaho cyangwa ibindi bikoresho byangiza umubiri cyangwa se bikaninjizwa mu mubiri w'umuntu. Ubu nibwo buryo twita nanone non-invasive imaging. Non-invasive imaging ni uburyo bukoreshwa mu kwitegereza cyangwa se mu kureba amashusho ari imbere mu mubiri w'umuntu hatifashishijwe uburyo bwo kubaga cyangwa se kugira ikintu cyinjizwa mu mubiri. Ikindi ni ugukoreshwa inshuro nyinshi. Bitewe n'uko itagira ingaruka mbi, umuntu ashobora gukorerwa ultrasound kenshi igihe ari ngombwa. Ikoreshwa mu ngeri nyinshi. Ultrasound ikoreshwa mu kuvura indwara nyinshi zitandukanye kandi mu bice bitandukanye by'umubiri. Ikindi hari ukugira amashusho asobanutse. Ultrasound ifite ubushobozi bwo kugaragaza ibice by'umubiri n'amakuru atandukanye mu buryo busobanutse. Ntabwo ihenze cyane ugereranyije n'uburyo bundi. Bitewe n'uko itanga umusaruro mwiza kandi idahenze, ikoreshwa mu bihugu bitandukanye. Kugira amashusho yo mu buryo butandukanye. Ultrasound ishobora gutanga amashusho ari mu buryo bwa 2D, 3D na 4D. Ahangaha twibukiranya ko iyo tuvuze 4D cyangwa 2D cyangwa 3D, kaduhere kuri 2D, 2 dimension image, ni image igaragaza gusa ubugari n'uburebure. Nk'ifoto ubona muri telefone imwe yifotoye, iriya foto aba ari 2D dimension. 3D dimension ishobora kugaragaza uburebure, ubugari ndetse n'umubyimba, mbega ni isura nyayo y'ikintu. Noneho 4D ni dimension ya kane. Abantu biga physics cyangwa se ubugenge babyumva vuba, nk'iyo bareba kuri special relativity, ni igihe yongeraho dimension y'igihe, time. Ni ukuvuga bimeze bite. Nyuma ya 3D dimension nabonye, muganga yagiye kureba mu mubiri w'umuntu w'umurwayi cyangwa se umuntu ugiye gusuzumwa. Tuvuge niba ari nk'umutima, ashobora kubona uko umutima uteye ni shape yayo arayizi, akaba yareba yahindukiza akareba uko umutima umeze. Nanone hakwiyongeraho time, akavuga ngo umutima nkurikije uko forume y'umutima imeze, mu gihe runaka umutima uratera neza. Ibyo nibyo twita 4 dimension, kuko n'igihe kimufashijemo kureba uko umutima ukora. Cyangwa se umwana uri mu nda arakora neza, arabasha gutera amaboko. Iyo niyo twita 4 dimension, yemerera igihe gusuzuma ya 3 dimension. Ikindi hari kugira kuba ari igikoresho gishobora kwegerezwa aho kigenewe. Uko ikoranabuhanga rigenda ritera imbere, hari imashini za ultrasound zishobora koherezwa hanze ya laboratwari. Ultrasound kandi ishobora gukoreshwa mu gihe umuntu afite ikibazo cyihutirwa, kubera ko ntabwo bisaba igihe gihambaye kugira ngo haboneke umusaruro. Ntabwo utegereza ifoto kubamo.